ni inzira ikoze neza iratinze twashyizemo ibifunzo hasi twasabye kubera ko amazi so akamutugenda mu mazi nakakonyine Murenge Akagari Umudugudu na foto hizi sangayo umva murebane kubera kunywa amazi meza kubera kubaho neza kunywa amazi asate ni biriya tudahariya mwaciyemo n'icyombo ntibatera indwara se urabona dusa n'abahariya barahagaragara ubundi nko ku munsi mwikorera isuku kangahe ni kabiri ariko n'ubundi kubera kukaraba amazi mabi uzamenya ko nayinozegamo Use wamenya ko tuvuye mu gifunzo mbese murifuza cyane kwimuka namwe kwimuka ngo tuvanga ubu dufite ubuzima bubi bari amazi urarwaza umwana kugira ngo uzagera ahantu nzangwa kwivurira birakugoye ariko rero bariya bimutse icyo baturusha bararwara agahita afata umwana agatajyana kwa muganga hariya nyine bimutse hari amavuriro bana yanjye ni heza ibaze kuba umubyeyi afatwa ninda bagahita bamujyana akababyariye kwa muganga ariko twebwe bafata umuntu bamujyana hano ku cyambu mu gihe bakirwana n'ingashyi umubyeyi nawe bamuzanye barwana n'urufunzo akababyariye aho mu gifunzo babyarira kwa muganga ni bake cyane rwose mu batuye hano babyarira hariya mu rufunzo abo bana bakabaho aho nyine bitewe n'ubuzima ababyeyi babo bamenyereye babavutsemo ariko hari abantu b'ubuzima baba babafasha abanyabuzima turabafite kugira umunyabuzima guherekeza umunyabuzima araguherekeza ubu icyifuzo cyanyu gikuru ni iki icyifuzo cyacu nuko natwe twajya habona
rego ubu turi mu bwigunge turi mu bwigunge pe ahabona uvuga ubwo ahabona uvuga hariya batimaho abandi bari bagenzi bacu urabona ubuzima bafite birababaje se kuba mwebwe mwarasigaye biratubabaje kuba tukiri hano natwe tutarasanga abandi n'uwambwira ngo genda ubu ngubu yambyaye ugahita ugenda ntabyo kuvuga ngo uritegura nitegura iki ntacyo nawe niteguraho kuko ndeba ubuzima ariko rero bakatwimura bakagira gute bazaturekera agashanga kacu wenda ibyo byo mwabisaba ariko mu bubereho ariko badukuye ahangaha bazaduha igishanga cyacu ubundi rwose nta kibazo badukuye ahangaha ariko bakaturekera igishanga cyacu noneho imibereho yabirengeje uzi ko umuntu ashobora kujya gushesha bitewe n'imvubu zahariya mu mazi ukarara hakurya ukajya gucumbika story ni danje ibirimba ndarara bitewe n'imvubu ziri muri ariya mazi mu rufunzo none se ubu ngubu waza kunyambutsa nijoro yitegeza izo mvubu ni nkani zisohoka ari nijoro gusa se noneho nahazira cyahagera se kera hari umugabo twasanze natwe n'ubu wajya kumva mu rufunzo rurahumye iyo uhumye se mujya he mujya mu ntago zikuka ntago ziza hejuru ubwo nka hariya Nyagisenyi hariya mwambutse n'icyoma hari igihe ruza nyine hari igihe umanuka ugasanga ruraharya mukabigenza mutubwo usubira inyuma ukajya gucumbika iraryana se imvubu ntawe yaciye akaguru mukesha niwe nta wundi iragaca se twagize ubwoba nari naraje kubasura kera icyo gihe mukesha ikikamuca ikimara kumuca ubu se iyo murebye bariya bimutse mubona hari icyo babarushije impamvu heruka nyiri muri gisagara ni nawe ufite umugabo ufite umugabo ubu umugabo wanjye yarimutse yimukanye n'undi mugore okay ubwo se mwamusigaye mute nta mugabo mwamufite none nawe nta mugabo afite se ni ndunga yigira yewe nawe yibereye mu bagore nk'uko kose ariko ngo ari umuco n'ubundi n'ahangaha umugabo yirongorera uwo ashaka kubera nyine bwa bwigunge bwabo umugabo arongora uwo ashaka iyo bananiranywa agasubira mu mbari kwa nyina ese ubundi abagore si bo benshi kuri iki kirwa ni nabo benshi ubwo umugabo rero agomba kugira abagore batatu umugabo adatunze abagore benshi nawe ntiyababana n'umugabo impamvu ashaka abagore benshi no kuba atarasezeranye abakubwira ati n'ubundi nawe ntimusezeranye ubu se ntabasezeranye bafite abandi bagore umwe ku ijana ntabwo umuzi ntawuzi aho bari abandi perezida w'u Rwanda ntawuzi aho bagendeye nyine ubona ko ahantu aho habaye habi bitewe n'uko tugiye urabona ko tusa naho twabuze abantu nyine b'abaturanyi ubona ko aha hantu tubona ari habi bitewe n'abaturage bakeya ubundi mbere twari duturanye nyine turi benshi twagera ku gasantere ugasanga ko hari abantu uri kuragera hirya ku gasantere ugasanga harakonje ukabona nta bantu bahaba aho bagenda ubona ko naho nyine hahindutse hari abantu bake tukumva ndetse no ku bwacu ariko batwimurira rimwe kugira ngo ngiye kujonjoramo abandi bakadutwarira rimwe twese ubuzima bwa Sharita nabwo buducanga rwose guhinga aho tuhahinga kuko inkuka yarakamye n'ibigaragara ibishyimbo tugiye kubyeza ariko ikibazo cy'amazi nacyo kiratugoye muri Sharita abandi nyine babajyanye habona bamaze no kuhamenyera ariko ku bwanjye nanjye mba numva banjyana imbogamizi muhura nazo n'iz'amazi gusa se cyangwa uburwayi urareba mbere nkiza warambwiye hagati y'umugore yatwise kwambuka nijoro akajya kubyara iriya hakurya agera mu nzira agahita abyariramo undi kwivuza ubundi nk'ibibazo muri rusange mubona ni ibihe ibibazo rero muri rusange hari amazi mabi nabikubwiye hari ukwivuza nabwo amavuriro yacu aba kure nk'urugero nagiye kubyara umwana wa kabiri mubyara ngeze ari nkaho ndiba kwa muganga hariya bitewe no kwambuka n'amaguru mbyarira ari nkaho ndiba ku kigo nderabuzima
ibyo byose ni imbogamizi kuko abatuye ahabona bo iyo bafashwe n'inda baruhuka mu minota mike baba bageze kwa muganga. Twebwe ni ukuvuga ngo iyo uyiriho bamwe bakunda kuba babyara hano mu kagari batagiye kwa muganga, bamwe bakabyara aha mu muhanda barimo barambuka. Izo zose ni imbogamizi z'ubuzima bwacu buba butari kugenda neza. Hari n'abavukira mu cyombo nabwo benda guteza. Izo zose ni imbogamizi tugenda tubona nk'abaturage batuye muri aka kagari. Ubu ni nk'abana bangahe bavuka muri izo mbogamizi? Ni benshi cyane. Hari nk'abo muba mwibuka suko? Ntabwo nabasha kumenya amazina yabo ariko nahera nko kuri uwo wanjye wavutse ngeze munsi y'umudugudu wa Nzangwa. Abandi hari abavukira aho mu muhanda, hari abavukira mu ngo bitewe n'uko babona batari bubashe kugera ku kigo nderabuzima nk'uko ahandi babangukira kugera ku kigo nderabuzima ako kanya. Ni benshi rero imbogamizi tugenda duhura nazo z'imibereho mibi muri aka kagari ni nyinshi cyane. Ubwanjye rero nkanjye nkaba numva rwose ari ibishoboka batujyana aho abandi bari kuko n'ubundi niho hahandi hacu ntabwo tuhakunda ngo tuzahane. Abandi bagiye natwe tuzagenda ariko rero ubundi nta kibazo dutwaye pe. Hari abavugaga ngo mwasigaranye irungu ry'ikiza ko turya tukaryama ko twifitiye umutekano. Kagame wacu ko tumufite ko nanjye ndi umukecuru ntacyo bintwaye. Ariko ugiye mu nzu nziza nanone byagufasha. Mu nzu nziza se nkanywa ayo mazi meza yo kuvoma kakanamba ubonye hariya. None baze niba uri umukecuru unywa ikinamba ubwo se ugiye ukabona utuzi twiza ntibyagushimisha? Yego byanshimisha ariko rero ubundi umusozi wacu rwose sinawusebya agiyeho. Mubyariyeho imbyaro zingahe musaziyeho nabo mbyaye bafite abana badafite abuzukuru. Ubwo urumva nawe uvuga nabi? Oya, ubu wahatuye kuva ryari? Ntabwo ukibuka? Ubanza ari 5 niba ari 5 karindwi. Ni 5 karindwi ubwo urumva ntashaje. 5 karindwi ni kera. Simpasaziye se? Ababyeyi barashaje. Wari wagera kuri uriya mudugudu bahaye abandi se? Buri munsi wa mama. Ujya kubasura? Ese wabonye tuvugishije ukuri ko wabonye batabayeho neza? Harakanda ku gikuta. Bakanda ku gikuta ariko nabo bagizwe n'iyi Sharita. Bagaruka guhinga? Ubu iyo bataza guhinga iyi Sharita. Nditangira mituweli ndi umukecuru. Uko se umuntu utanga mituweli ndi umukecuru ku umusozi wa Sharita urumva nawe ushinje iki? Mbwira dore nguriya zigitifu genda umubaze. Uti butoye imbere na data yitangira mituweli. Arabikubwira pe. Ntaga n'umusore gutanga mituweli. Uko urumva ikintu mbayariki. Ndabitanga ku mugaragaro. Nawe se gutangira abana. Abana bangahe ubwo? 3 nanjye wa 4. Ukayishyurira? 12 nka. Ubwo se uyakuye mu buhinzi? Mu buhinzi. None se bamwe aravuga ngo amasambu ni matoya abandi bati indwara. Ubu se ko babimura babahangana nayo basiza. Icyo ni ikibazo cyo ntasubiza. Mbwira. Ariko amasambu dufite ahangaha kubera ko tujya no mu gishanga. Igishanga urabona igishanga kiradutunze pe. Utatanga mituweli bwaba ari ubugwari bwe. Urumva ubu tugamije gusarura ibishyimbo dusarure ibigori ejo bundi dusarura umwumbati. Ubwo se cyatuma natanga mituweli ni igiki? Ubwo iyo umaze kuyeza uyijyana hakurya iriya ku isoko kuri za Batiri baraza bakayiguriraho bakayijyanira. None se cyatuma ntatanga mituweli ni igiki? Yewe murakoze. Ashirira mukise muyakoresha nabi cyangwa Tagasukana yazunguza kundi kuko urabona nk'inanga. Ese nawe wayakoresha sigira itakwica. Nta muntu hari utunze mu. Yanda bakwambike. Hawe n'utugari. Natwo dushaka
ubu ufite abana bangahe? abana bane. Abana bane. Ejeka none. Asipane yawe ikora iki? Hano hashobora no kuzana imvura itanagwe n'umugezi. Ukaba wicaye nk'ahari mwanyuze. Ukajya kubona ukabona haruzi. Cyakubona imyaka y'abaturage irarengera. Nta mvura yaguye inaha. Kubera ko hari hirya hari akagera. Imvura ikagwa za Gikongo za Ruhengeri. Hanyuma akagera kakazamuka kakamera. Cyo cyane rwose. Kuki? Donc nk'utuntu mukora tubasha kwinjiriza udufaranga duke wenda. nta utuntu dukora se nta twokeka nk'abacuruza utubari nta kindi kintu nawe wahakorera cyetse abacuruza utubari ubundi iterambere ni uguhinga turahinga. ubundi n'ahangaha rero urebye hari igihe kihaba cy'amafaranga nk'ubu ngubu muri aya mezi kubera nta hantu tuba turi bubona akazi muri aya mezi rwose twe hari ubukene n'umuntu yagira utwo acuruza nta mafaranga ariho nta mafaranga ari kubona. Ubundi amafaranga dukunda kuyabona guhera mu kwezi kwa gatandatu kugeza mu kwezi kwa munani. Ubundi mu kwezi kwa 9 nta mafaranga bari. Ubu tuzongera kubona amafaranga mu kwezi kwa 10. Rwose pe hano nta terambere rihari ntago wacuruza ngo ubone inyungu ubone iterambere iwawe ntago bishoboka. Nta terambere rihari Sorry. Gasubiremo ako kantu. Nta muntu wimutse ugisa natwe. Abimutse barakeye bitewe n'amazi meza y'amazi mabi bamaze kwibagirwa. Barakaraba bagacyo baranabyibushye. Neza urabareba ukabona yuko nta kibazo. Ukabona hari itandukaniro namwe mwasigaye. Rirahari te. Ubona nawe wimutse se wagira uwo mucyo? Nawe ugira ubera yuko nabangeza habona. Inywa nayo mazi meza. Hezi inzoka tunywa reka nta mazi tunywa. Ni inzoka ni inzoka niwambuka uze kusana ureba gutya. Urabona inzoka ibintu bifite imitwe minini. Ndabona ko nirenganya. Nose kirya umuntu akimwe. Kimwe arangirika. Ubwo burya muntu yanywa amazi koko nka Ese mubanza kuyateka ubundi? Yateka se nkitwaza. Ntabwo twabona. Reka nazo twabona. Nakada atunywera. Neza umuntu se yajya kubeke ngo nkwatetse. Nukuri tuyanywera aho pe. Uti ikifuzo namwe ushobora nko kubona wenda nk'ubuhumbi 100 iri ahantu habona urabuzunguza ariko inaha ngaha nta kigenda nyine nta hasi wacuruza iki ni urwo rwagwa wacuruza icyo no akazarinda arangira ahubwo akazarinda arangira nk'ubu ngubu nk'iyo urwaje umuntu ni ukurinda kumwambukana ukamujyana aho bita Nzangwa nimba naho hazi ubuse ubona
abimutse hari ikintu babarusha abimutse tujya kubasura iyo bakuru bacu hari ikintu bamaze kuturusha kirekire ukubona wimutse se bareba mura cyangwa amazi mabi biziba wayabonye nari yatunywa nyine ni kuri rwose hari ababonye muri Nyagisenyi niyo mazi tunywa Ushimiye Imana Mariane ukaba utuye batwibwira neza ntuye mu mudugudu wa Sharita kagari ka Sharita abashinzwe imibereho myiza mu mudugudu wa Sharita imibereho imeze gute nawe ushinzwe imibereho muri Sharita imibereho muri Sharita nyine iragoye cyane nk'amazi nk'ibyo kurya tubibona ari uko twambutse tukajya hakurya duhuye nawe wambutse uvuye hakurya wari uvuye kwivuza ko tubona usa nkaho uremerewe nari mvuye nyine ku kigo nderabuzima cya Nzangwa kuko niho badufasha nyine ibibazo dufite none se hari gahunda yo kwimura abaturage bakura kuri iki kirwa cya Sharita babajyana hakurya muri Rweru bibagezeho cyangwa mwebwe mubyakira gute bimeze gute kurya nyine ni ikibazo hariho n'igihe ukubirwamo hano mu gifunzo ubwo Imana igutabariramo nyine ikagukiza hari benshi bamaze kubyarira hano mu gifunzo hari abantu bamaze kubyarira hano mu gifunzo cyane nka kuriya waba uri mu cyombo nyine nabwo bigakemuka iyo byakemutse nyine nta kundi byagenda kuko nta bundi bushobozi waba ufite n'iki mwifuza twifuza yuko nyine mwatuzamura tugasanga abandi icyo gihe nk'ayo mazi tukayabona uwo muhanda tukawubona ivuriro rikatwegera hafi tukabona nyine nuko tugira kominikasiyo n'abandi ukoresha igihe kingana gute kuva hano ugera ku ivuriro nkoresha amasaha n'amaguru nkoresha amasaha 6 uvuga kuva hano njya ku ivuriro n'amaguru nkoresha amasaha 6 bivuge gutyo kuva Sharita njya ku ivuriro rya Nzangwa nkoresha amasaha 6 ugendesha n'amaguru urakoze cyane urakoze nawe kandi Habari muri ku gasozi sawa neza kamera koko ndimo kamera nahara wifite kayiranse sagasa neza kayigendeye genda Teresa uwagenda ubwo wowe icyifuzo cyawe nawe ni ukwimuka icyifuzo cyanjye ni ukwimuka rwose ubona byakumarira iki se wimutse nimutse rero nkagira amahirwe yo kuba mvuye muri aka kagari ka Sharita bakampa amazi mazima yewe nanjye nagira ubuzima wenda nkasa n'abandi kandi iyo wagize ubuzima bwiza n'iterambere riba ryaje wavugaga ko uhorana impungenge uburyo ababyeyi babyara babidusubiriramo mu by'ukuri rero nyine ibyo nakubwiye n'ibyo ngiye kugusubiriramo hano duhura n'ubuzima bubi tujya kunda kubyara bikaturushya ni urugero bamwe bakabyarira mu muhanda nakubwiye ukuntu nabyaye ngeze munsi y'agasantere kitwa Nzangwa aho santere de sante yacu iba ubwo n'ubwo ngo ninavuye hano n'amaguru nyine kugira aho byaba byangoye tugize amahirwe rero bakatwimura wenda inda zaya zidufata tukabyarira kwa muganga nk'abandi n'amazi meza tukayabona icyifuzo cyanjye rwose ni ukwimuka ndetse ngize amahirwe bantwara ejo kare ese muri abo bana ubwo bavuka gutyo ntabagira ingaruka zo kuba bapfa nta mwana we bwavuke gutyo ngo apfe abo numva nzi ni bazima ndetse wanjye we nabyariye aho ngaho ni uwo guhagaze iruhande uyu w'inzobe w'agapenge gera hariya ubu namubyariye mu nzira rwose gera hariya indi iramfata gato ngiye kugera kwa muganga amanika
ndamubyaye ubwo maze kumubyaye mpita nkomezanya kwa muganga mfite uruhinja mu ntoki. Ubwo wamubyaye ryari bafite imyaka ingahe? Umwana namubyaye 2012 mu kwezi kwa 8 ku itariki 27. Ubundi ufite abana bangahe? Mfite abana 3. N'umutware? Utware ntabwo turi kumwe twarananiranywe, hano ni wanjye akaba ni wacu. Okay. Sawa murakoze. Witwa? Nitwirage Imakire. Okay. Ikibazo ahantu kiri. Witwa? Nitwa Kizimana François. Nuko tuzimuka byibure niba turike ngo dukomeze twihingira inkuka kandi byari ngombwa ariho umusaruro mbega ni ubirebye inkuka niyo twaryaga. None nkumva ko nibaramuka bagize batwimuye guhanga tutazongera kwakora. Nibaza ko umuntu azabaho gihe bikanye. Ibindi bibazo se bikomeye inaha mugira ni nk'ibihugo? Ibibazo bikomera yurutse umwuzure iyo waje ubundi n'izuba cyangwa se ataba havuye izuba hakagwa imvura y'ikigato. Ubundi ibibazo tugira ni iby'imibu. Imibu ugasanga nko ku mugoroba ntube wakwicara nk'aha ngaha no mu nzu birimo. Kandi rero nta n'amasupaneti tukigira. Supaneti baheruka kuyaduha kera yarashize. Ubu ngubu rero icyo kibazo turagifite cyane cy'imibu. Noneho tunagowe n'ibijumba twahinze ubu biranaboze kubera imvura. Kandi indwara ino ni ahantu hakunda kubora cyane y'izuba rivuye. Kandi umunyarwanda agirwa n'ikijumba. Agirwa n'ikijumba. None biraboze birashize. Okay. Akoreka ushaka kutwimura hadukura. Intwaye nagenda. Ariko yandikiye nahagura. Murahishimiye nta kibazo rwose nta cyane hadutwara. Ndibona n'abantu batuye hano hakurya baza iwacu se gushakira imibereho bitewe n'ikirishanga twafite. Niyo mpamvu tuba twumva nta hantu tugomba amazu inzu zo nyine bari kuzubaka abantu baziduha ariko rero wayirebye uyireba gutyo gusa nta kintu yifata kiramo agikinguye ibirahure gusa. Waryama muri iyo nzu. Urenze cyane rwose. Wambwiye harya ngo witwa? Yewe. Nitwa Nindebera François. Nindebera François. Okay. Na supaneti tugira. Ikindi cya kabiri wenda hari igihe ugira nk'ikibazo wamara kukigira wenda akaba ari igihe wenda inaha bakuringana koko nta muyobozi ugomba kuba yaguha inyandiko wenda uri mukuru wari mu mafuti. Ubwo rero nanone ikindi kibazo tubona kitubangamiye ikibazo cyo kwimuka na ziriya magi nk'umvuye mu gishanga. Ariko rwose iyo abaturage tutahutse ngo twirwaneho dutinde wenda ahantu amazi yasenyeye turavunika tugatahira uko nguko. Magi ni iki? Ni nk'ahantu usanga nyine harimo ikinogo ari mu mazi. Noneho ubwo umuturage yahinga ibishyimbo bye bigatwarwa. Okay. Ariko noneho bikaba bisaba ngo wenda bamwe bashinzwe bya bindi babe bagira gute baza bahatinda batatse amafaranga abaturage ngo Okay. Cyagenze neza. Nose ikigo cyari cyamaze igihe. Iki ngiki cyari cyamaze igihe. Ariko no kuba ngo mu myaka yo hambere ariko ngo abana baha nibigaga. Basaga batiga. Cyangwa batiga icyo gihe. Ndimo nari mu gusanga nyine wenda wakwiga wagira nko mu 4 ukajya gufatira amashuri ukajya gukomeza hakurya. Mu nyuma nibwo aje kugaruka primaire. Okay.